turacyari kumwe kandi turabasuhuje inshuti bakunze ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi. Twagarutse mu makuru ya showbiz, n'amakuru rero amaze iminsi cyangwa se ni ku munsi w'ejo, n'amakuru yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru nk'igihe, bigezweho ndetse na Kigali Today. Si ibyo gusa kandi n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, ndetse na YouTube, aho bavugaga amagambo akomeye uwitwa Ishimwe Vestine yaje kuba yandika ku rubuga rwiwe akoresha rwa interinete. N'amagambo rero yakomeje kuvugwa, nubwo ayo magambo rero yavuzwe, tuje kukubwira iby'ukuri bijyanye n'ayo magambo, tukubwire ibyizewe byaje kuba bimenyekana ku magambo Vestine yavuze, agaragaza ko atishimiye cyangwa se urugo rwiwe ruri kujya mu marembera. Umuririmbyi rero w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Ishimwe Vestine, abinyujije rero ku rubuga rwe rw'ikoranabuhanga, yaje kuba ari kwicuza cyane impamvu yakoze ubukwe na Idris mu buryo atishimiye cyangwa se mu buryo ahubutsemo. N'ubutumwa rero burebure bavuga ko cyangwa se bwaje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ziwe, agaragaza ko cyangwa se yaje kubyandika mu rurimi rw'icyongereza, avuga ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse yagize n'amahitamo mabi ahubutse. Ibi ngibi rero twababwiraga byaje kuba bugaragara, tuje kuguha amakuru mazima yizewe agaragaza ko ibyo byaje kugaragara nk'uburyo bwanditswe bwo kumuharabika banyuze ku mbuga nkoranyambaga ziwe akoresha. Aha rero Vestine yaje kuba yandika cyangwa agaragara ku binyamakuru bitandukanye nka TikTok, avuguruza amakuru yaje kuba yandikwa, aho yaje rwose kuba ayavuguruza, abantu bagwa mu kantu batungurwa no kumva ayo makuru yaje kuba agaragara mu binyamakuru ari ibihuha, cyane ko ari amakuru yaje kuba agaragara ko nko ku binyamakuru bikomeye nka Kigali Today, Igihe ndetse n'ibindi binyamakuru tuzi bikorera mu gihugu cy'u Rwanda bikomeye. Si ibyo gusa kandi n'amakuru yagiye agaragara nko mu bihugu by'abaturanyi nk'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Uganda, nk'uko byaje kuba bigaragara ku binyamakuru byiwe. Uyu mwana rero Ishimwe Vestine, abantu rero bakomeza kubakoraho inkuru zigiye zitandukanye, bashingiye ko abana bamenyekanye cyane mu buryo bwo kuramya no guhimbaza Imana. Nk'abana rero bagaragaye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, n'abana bavuye kure, bavuka mu gihugu bavuka mu karere ka Musanze, aho aririmbana na Dorcas mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zigaragara nka Nahawe Ijambo, Papa Adonai, Iriba, Isaha ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu Ishimwe Vestine na Dorcas bamaze kuva rero mu gihugu cya Canada, aho bari mu bitaramo bigiye bitandukanye byiswe Yebo. Ni ibitaramo rero bagiye bazenguruka muri kiriya gihugu cya Canada, aho bagiye bataramana n'abakunzi babo bagiye baturuka muri iriya migi yo mu gihugu cya Canada ndetse no mu bihugu bihana imbibi cyangwa se biri hafi ya Canada. Uyu nguyu Vestine amaze iminsi mikeya ashakanye n'uyu Idris, aho ubwo
bagiye bagaragaza ko Vestine atarakwiranye na Idrisse, kubera ko Idrisse ubona ko amurusha imyaka myinshi, ariko ibyo sinkeka yuko byakabaye uruvugo ku bantu, kubera ko umuntu agira amahitamo yiwe, kandi nanone amahirwe y'umuntu aba yihariye bitewe n'icyo Imana yamuteganyirije. Iyi nkuru ya Vestine rero ni inkuru yaje kuba igaragara. Icyo twari tuje kubabwira ni uko inkuru yagaragaye mu bitangazamakuru ari inkuru y'ibihuha. Ibitangazamakuru bya Vestine uze kubona amakuru yizewe y'ukuri atandukanye n'amakuru yagiye agaragara ku bitangazamakuru. Iyi ni Fab TV rero, turabakunda, komeze twandikira muri comment mutubwira uburyo mubyumva, ndetse niba utarakanze subscribe ubanze uyikande kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi.